tariki 31 z'ukwa cumi 1517 kugeza tariki 31 z'ukwa cumi 2021, imyaka 504 irashize umugorozi Martin Luther amanitse amahame 95 kuri kiliziya ya Wittenberg mu Budage. None se ubuprotestani bwararangiye? Ubuprotestani ntibwarangiye. Mwambara intwaro zose z'Imana. Turashimira Imana cyane kuko muri byose yagiye yigaragaza kandi ijambo ry'Imana ryageze ku mitima yacu. Dushimira Imana cyane abagaragu n'abaja bayo bagiye bayikoresha kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ndanezerewe cyane muri uyu mwanya kandi nishimiye kubana namwe aho muri hose, kandi mbasabira umugisha w'Imana, nsaba ko buri muntu wese yumva neza ko ari imbere y'Imana, kandi ko Imana imureba, kandi ko Imana imwitayeho, kandi ko Imana yitaye kubye ku rwego rukomeye cyane, kandi yiteguye nyine kumuha ivugurura n'ububyutse mu bugingo bwe, kubera yuko nibyo tuba twaje imbere y'Imana dushaka. Imana ihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya ndagira ngo twibuke neza amagambo turimo tuganira. Ni amagambo y'ingenzi kandi ni amagambo akomeye. Turimo turareba uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, kandi ubwo turi kugenda tureba uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, yego murakoze cyane. Uko tugenda tubona uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, turagenda tuzirikana neza ko ubuprotestani butarangiye. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose turimo turagenda tubijyana tubyibukiranya neza, kubera yuko ubu iyi si tugezemo ni isi irimo irwanya ijambo ry'Imana. Noneho rero ubwo isi irwanya ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rigomba kwererezwa mu mwuka wa giprotestani, nk'uko n'ubundi ubuprotestani ubutwaye cyangwa se bwakagombye gutwara ijambo ry'Imana mu mwimerere waryo. Ngira mu byigisho twagiye tubona, twabonye za sola scriptura ndetse n'ibindi byigisho bitandukanye byagiye bitwinjiza cyane muri iyo ngingo. Imana ibaha umugisha cyane, ndetse n'abari kumbwira bati Imana igukomeze rwose igufashe. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha kandi mu by'ukuri itugenderere cyane. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo noneho tuze natwe kureba ku magambo n'ubundi Imana yaduteguriye muri uyu mwanya. Ni amagambo n'ubundi y'ingenzi cyane, kandi ngira ngo buri muntu wese aze kwitaho cyane. Ni amagambo anejeje kandi y'ingenzi cyane mu rwego rukomeye cyane. Ngira ngo neza turimo turareba uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana turimo turagenda tubireba, kandi noneho ngira ngo muri kano kanya, nyuma yo kubona ingingo zitandukanye zirimo muri iryo somo, tugiye kwiga amagambo avuga ngo mwakire inkota y'umwuka. Mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Nakunze ririya jambo cyane rivuga ngo nimwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ikintu nakunzemo gikomeye cyane ni tugomba kuyakira kandi tugomba kuyakira iturutse mu ijuru. N'ayandi magambo, ntabwo ari inkota y'umwuka twebwe tuzihimbira, ntabwo ari ijambo ry'Imana tuzihimbira, ntabwo ari ijambo ry'Imana ryatekenitswe n'abayobozi b'amadini, ntabwo ari ijambo ry'Imana ryatekenitswe n'inama runaka, ntabwo ari ijambo ry'Imana ryakozwe cyangwa rigatekenikwa n'abayobozi wenda b'ingaga z'impuzamadini. Oya, ahubwo twakire inkota y'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ni ijambo ry'Imana ryatanzwe n'Imana nyine, niryo tugomba kwakira. Noneho babigereranyije n'inkota. Imana itugirire neza cyane, kandi ibi bintu tubasha kugenda tubyumva neza, uburyo ijambo ry'Imana rigereranywa n'inkota. Ni inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Mu gisirikare ngira ngo hari uburyo cyangwa se mu bijyanye n'intambara, buriya abasirikare bagira intwaro zitandukanye. Twagiye tubona uburyo bagira, hari abafite ukwizera nk'ingabo, hari ukwizera nk'ingabo nk'uko twabonye ingabo bagomba gukingisha imyambi y'umubi yaka umuriro. Twagiye tubona agakiza ngo kabe nk'ingofero kugira ngo umutwe batawumena.
bagiye bavuga ibintu byinshi cyane, ndetse ndagira ngo noneho aka kanya inkota, noneho inkota ni imwe mu ntwaro cyane cyane zikoreshwa mu gihe neza neza umuntu yasakiranye neza neza hafi aho ngaho n'umwanzi, kurenza uko yaba ari kure cyane. Iyo umwanzi ari kure cyane, inshuro nyinshi hari intwaro zitandukanye zikoreshwa, ariko inkota kenshi ikoreshwa igihe abahanganye ari babiri neza neza, byoroshye ko bakoranaho, ni ukuvuga ngo ari hafi cyane. Mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Rero muri urwo rugamba rukomeye cyane batugaragarije ko ijambo ry'Imana ariyo nkota y'umwuka igomba gukora cyane aho ngaho. Bavandimwe nshuti zanjye, ndagira ngo twibutse neza nk'uko twari mu Befeso nyine igice cya 10 umurongo wa 18, umurongo wa 10 kugeza 18, donc Abefeso 6 umurongo wa 10 kugeza 18 niho bagaragaje neza ziriya ntwaro z'Imana. Noneho baravuga ngo bisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Noneho 14, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Haleluya. Aya magambo ari amagambo akomeye cyane, ngira ngo ibice biriya ari amagambo agiye abanza twagiye tuyareba neza, ariko ndagira ngo buri muntu wese abashe kujamburamo neza. Babashe kuvuga ngo mwambare intwaro zose, mwambare intwaro zose. Hara kuri ya murongo wa 11, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hariya baravuga neza ko mu yandi magambo, nk'uko abavandimwe bagikunze kubigarukaho, ntabwo ari intwaro imwe igomba gutwarwa, ahubwo izi ntwaro zigomba gutwarwa nk'ipaki, zigomba kugendera hamwe. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ibyo birasobanura iki rero? Birasobanura ngo igihe cyose intwaro z'Imana zitazatwarwa, cyangwa hakagira intwaro z'Imana zirengagizwa, icyo gihe uburiganya bwa Satani buzatwara umuntu byanze bikunze. Kandi tukazirikana neza ko ntabwo impamvu dusabwa gutwara intwaro zose z'Imana ni intwaro zose. Ntibavuze ngo mwitware intwaro zanyu, oya, bavuze ngo nimutware intwaro z'Imana, kuko intwaro z'Imana nizo zibasha guhangana na Satani, kuko ubusanzwe Satani aturusha imbaraga, ariko Satani ntabwo arusha imbaraga Imana. Intwaro rero Imana yakoze nizo zonyine zishobora gutuma duhangana na Satani bigakunda. Mwambare intwaro zose z'Imana rero kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kubera ko ubundi ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso, cyangwa amaraso n'umubiri, oya, ko ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware, hariya bakunze gukoresha ngo mutware intwaro zose z'Imana. Hariya bavuze ngo mwambare, hepfo baravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana, mutware intwaro zose z'Imana, murongo wa 13, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ndagira ngo mugende mureba izo nshinga, muhagarare, mutware, mwambare. Noneho hariya bageze ku murongo wa 15 ngo mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariyo muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Noneho bageze ku bintu bigera kuri 2, bakoresheje indi nshinga itandukanye. Bakoresheje ivuga ngo mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ibi ni ibintu tugomba kwakira.
urwego rukomeye cyane, kandi tugomba kubyakira nk'uko Imana yabiteganije, tugomba kubyakira nk'uko Imana yabiteguye. Ni uburyo bw'amahame magambo. Ntabwo dushobora kwakira agakiza mu buryo bwacu ku giti cyacu butandukanye n'uburyo Imana yabiteganije ngo bizagira icyo bigeraho. Nta nubwo twakwakira inkota y'umwuka mu buryo twebwe ubwacu twabitekenitse, ahubwo ni uburyo Imana ubwayo yabipanze, kubera ko tugomba kubyakira. Ikintu rero wakira kiba cyari cyakozwe, hanyuma ukagifata nk'uko cyakabaye. Ntabwo ugifata mu buryo utekereza, ahubwo ugifata mu buryo Imana yagitekereje, cyangwa se wapanze kuguha icyo kintu ugifata mu buryo yakiguhaye. Ni ukwakira. Mwakira agakiza k'ingofero, kandi mwakire n'inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Imana itugire neza cyane. Rero ariyo magambo nabashije gusurira, nabashije kugaragaza muri ririya somo ryose, niho tugeze aka kanya. Umurongo wa 17 B yako, mwakira agakiza k'ingofero. Ibyo ngibyo twabibonye. Noneho mwakire n'inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Reka mbabwire, nkunda amagambo akomeye cyane Imana yagaragaje, yavuga muri Matayo ku bijyanye n'uburyo Satani yaje kugerageza Yesu, ariko n'uburyo Yesu Kristo yabyitwayemo. Matayo igice cya 4 duhere ku murongo wa 1 tukamanuka, banditse amagambo avuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Aya magambo ari muri Matayo igice cya 4, ariko yasanga no muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 12 kugeza 13, na Luka igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza 13. Baranditse uhere ku murongo wa 1, baravuga bati, maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo. Iri jambo rirakomeye cyane. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Umurongo wa 5, maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo. Ngo ni Satani ubivuze. Noneho hejuru havuzwe handitswe ngo Yesu ayikoresheje, noneho Satani nawe akoresheje handitswe ngo ayikoresheje. Aramubwira ati, ngo n'umurongo wa 6, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana, Yesu ashimwe. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana. Yego, reka duhere ku murongo wa 5. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Aya magambo ni amagambo akomeye kandi atangaje. Hepfo barakomeje ku murongo wa 7 ngo Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo ku isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Yesu ashimwe. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, kandi aya magambo ni amagambo y'ingenzi dukeneye kumva cyane. Wenda ntabwo turi bwige mu buryo bwimbitse kino gice cya 4 ndetse n'ibikirimo, ariko ikigaragara neza kandi gikomeye, buri bigeragezo byose bigaragara bihura inyoko mu bihura nabyo, byose bikuye muri bino bigeragezo 4 cyangwa 3 Satani yagerageresheje Yesu. Ariko ikintu kigaragara cyane gikomeye ni uko Yesu yakoresheje ijambo handitswe ngo kugira ngo abashe kunesha Satani. Kuko hariya yarabanje aramwegera amubwira ngo niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima.
mu yandi magambo ni ukuvuga ngo amugerageresheje ikibazo ikigeragezo cy'inda, ndetse ari nacyo kigeragezo cyabaye kuri Eva ndetse kigafata Adamu, birumvikana kikaza gufata inyoko muntu yose. Ni nacyo kigeragezo yahereyeho amugerageresha, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye. Yamutegeye ku nzara kugira ngo abashe kumubwira uburyo abashe kumutsinda aho ngaho. Ariko Yesu aramusubiza ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kandi umwanzi nanone ngo amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero ngo aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ngaho wijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire. Hano ni ukuvuga ngo Satani arimo ashaka kugerageza Yesu, amugerageza mu masezerano y'Imana kugira ngo noneho abashe kubaho mu buzima navuga ngo bugerageze Imana, ngo nagerageze Imana ariko namushidikanishije ko ari umwana w'Imana. Bimwe mu bintu Satani ajya atera abana b'Imana ni ukuba ashobora kumushidikanisha ko ari umwana w'Imana, niba koko ari umwana w'Imana nanone. Icyo ni ikigeragezo gikomeye cyane. Kandi noneho ubu hari abantu benshi Satani n'ubundi agenda akoresha muri bino bihe bisoza amateka y'isi, akababwira ngo reko ijugunye hasi, handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Yesu ashimwe. Ndibuka neza hari umuvandimwe, hari mugenzi wanjye, hari umuvandimwe wigeze kumbwira iki kintu cyarantangaje cyane, cyo kuvuga ngo nuko rero Satani ngo ahagarika Yesu ku gasongero k'urusengero, aravuga ngo haguruka kuko handitswe ngo Imana izagutegekera abamarayika bakuramire. Ibi bintu biragenda bigarukana bugingo n'ubu, ariko mu by'ukuri Imana yakagombye mbese kuba ariyo igaragara nkaho umuntu yakagombye kubona Imana ko ari imushoboza kunesha, kandi binyuze mu ijambo ryayo mu buryo bukomeye cyane. Umuntu umwe ndabyibuka cyane muri ibi bijyanye n'umubiri za COVID ndetse n'ibijyanye n'inkingo za COVID, nk'uko musanzwe mubizi. Ndibuka yari mu bantu bafite ikibazo ku rukingo rwa COVID-19, adafite na gahunda yo kuzabafata. Nuko bibaho ngaho haciyemo igihe, nuko ndibuka yajyaga yohereza amakuru amwe n'amwe, nanjye nkagira nkabaza amakuru bimeze gute, nawe akambwira amakuru byinshi cyane. Ariko nyuma yaho naje kugeraho njya kumva numva arambwira ati rero, aravuze ati nagiyeyo usanga batari gukingira bameze gutya. Nza kumaze se waje kujyaho, waje kugeraho nyine ujyayo byagenze gute? Aravuga ati bo jewe rero urabizi Filipo rwose, ndabizi neza ko ari ikimenyetso cy'inyamaswa. We niryo jambo yakoresheje. Ntabwo twemera ko urukingo rwa COVID ari ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa umubare wayo cyangwa umubare w'izina ryayo, ariko bifitanye isano ya bugufi cyane. Wenda sindi buyisobanure, ariko we yagitaga ikimenyetso cy'inyamaswa, nibwo bumenyi yari afite. Aravuga ati ariko Filipo ndagira ngo nkubwire, nubwo nzi neza yuko ari ikimenyetso cy'inyamaswa, iyo ari umugambi wa Antikristo, ariko namaze kubona ko byanze. None ubu ngubu ngiye kurufata, namaze kubyiyemeza, tukaganira, tugira uburyo runaka twongera kugenda tubigarukamo, mu bwonko bwongera kuba revived, ariko birongera bivamo. Arangije noneho aza kuma raporo avuga ati natsinzwe, byarangiye. Ariko ikintu yambwiye gikomeye cyane, yarambwiye ati ngo rero igihe najyagayo, Yesu ashimwe, ikintu gitangaje nagiye yambwiye, amaze kuvuga ati nagiyeyo, ariko yambwiye ngo ikiganiro yagiranye n'abaganga, ngo umuganga yavomaga urushinge, ngo yarangiza noneho ngo bakamubwira ati ngo avoma urushinge, donc ari gutunganya imiti, urushinge n'iki byose. ngo ariko maze atari ku muganga, ibyo bintu urimo ni ibiki ko? Ibyo bintu muganga urimo ugiye kuntera muri giye rwose, ibintu ugiye kushyira mu mubiri wanjye muganga ni ibiki? Ati ibyo bintu rwose, kandi ibyo bintu ni ibintu bibi, ni ibishitani, ibintu nk'ibyo byose. Muganga ngo gaturika gaseka cyane, avuga ati ariko se
ati ikibazo se ni iki, ati ngiye kugutera, ati n'urukingo n'iki byose. Undi avuga ati ndabizi biri mu mugambi wa Satani, nubwo ugiye kubintera biri mu mugambi wa Satani, ariko ngiye kubisengera kugira ngo mbigagaze. Nuko ngo igihe muganga yarujombaga ku rutugu, undi noneho ngo arangije aravuga ngo rero amaze ashize ku rutugu atangiye kumujomba, ngo aratangira avuga ngo bw'izina rya Yesu Kristo ndagagaza ibi bintu bandeyemo, ndagagaza Satani uri muri ibi bintu, ndagagaza imyuka y'abadayimoni iri muri ibi bintu, ndabihambiriye, ndabyumagaje, ndabisengeye, ndabyumagaje, ndabikakaje. Ye baba datawe aza kumbwira tumva yewe nta kibazo, ubu ngubu narabitewe, ndabizi ni ibya Satani, atariko narabigagaje, narabisengeye, narabigagaje cyane. Hari n'abandi ujya kumva arakubwira ati yewe narasenze Imana, hari abagiye ngo basenga ngo Bikira Mariya ngo akababwira ngo ndabizi ko biriya ari ibya Satani, ariko nimugende mu byiteze ngo nzabibakuramo. Hari n'abandi ujya kumva ngo yarasenze ngo hanyuma ngo Imana bimuhishurira ngo iramubwira ngo ni ibya Satani, ngo ariko mugende mu byiteze nimurangiza munywe amakara. Ibyo bintu ni ibintu usanga bikomeye cyane. Ibyo bintu rero ni ibintu n'ubundi bijyanye na rino somo gushaka kugerageza Imana, kandi ibyo bintu mu by'ukuri nta hantu bihuriye. Ibyo bintu nawe urabyumva, igihe umuntu yijyanye ku rubuga runyerera yishyiriye Satani ubwe, ntabwo yaba yiteze uburinzi bw'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero abantu ibyo bintu bagomba kugenza gute? Ni ibintu bibabaje cyane. Abantu bagomba kumenya ko ari ikintu kibabaze cyane. Yesu igihe ari ahanganye na Satani yashatse kumugerageresha kino kigeragezo, ngo amujyana ku gasongero k'urusengero, hari umurongo wa 5 murahabona, ngo amujyana ku gasongero k'umusengero rw'umurwa wera, ngo amuhagarika ku gasongero, ngo aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Ni ukuvuga ngo iki kigeragezo cyangwa iki kintu Satani, kino gishuko Satani akoresha, ntabwo yagikoresheje kuri Yesu gusa, ahubwo yagikoresheje mu mateka ya kera, ndetse aracyakomeje kugikoresha na bugingo n'ubu, kugira ngo abantu bagwe mu mutego abafate mbi. Rero ni ukuvuga ngo ahangaha nkunze cyane uburyo ubwo Satani yazanaga handitswe ngo, urumva handitswe ko Imana izarinda abantu, ngo n'uryango ikintu gihumanye ngo ntacyo kizagutwara. Ndetse hari n'uwasomera isomo avuga ati yewe se atungubu ko nafashe urwa AstraZeneca atungubu se ntabwo Imana izarinda abantu, kwanditse ngo muzanywa ikintu cyanduye ntacyo kizabatwara, ngo ndetse ngo muzaribwa n'inzoka ngo ubumara bwazo ntacyo buzabatwara. Ibyo ariko byasezeraniwe abanesha, ibyo byasezeraniwe abantu bashikamye ku Mana, ibyo byasezeraniwe abantu Imana izabikorera ku mpamvu yo gushikama. Ntabwo byasezeraniwe umuntu ugiye kwiyahura bibona kugira ngo noneho narangiza byishime. Icyakora byashoboka ko Imana yakorera igitangaza umuntu bishobora kuba byaraguyeho nta makuru afite, kandi nta buryarya afite ku Mana, nta n'ikintu na gito yari afite, nta n'ibintu yigeze yirengagiza ngo ajugunye gusa aterere iyo ngibyo. Ariko mu gihe cyose Satani akujyanye mu kigeragezo kandi ukaba ugifiteho amakuru neza, warangiza ukakijyamo ngo Imana izatanga uburinzi, icyo gihe haba hari ikibazo gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana ntabwo ari uko rivuga, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani nubwo yazana ibyanditswe byera, hagomba gukoreshwa handitseho. Mutware intwaro zose z'Imana, mutware inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo Satani agira gutya akagutaka kwataka, iyo yatatse cyane neza imbona bisa naho rigenze kuba imbona nkubone, musa naho mwenda gukoranaho, icyo gihe haba hakenewe inkota y'umwuka cyane, ariyo jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ijambo ry'Imana ni harimo Satani yaguteye akaba atangiye gukorana mu bitekerezo cyane, ariko kuvuga ngo yago bimeze gutya, nawe uri kuzana ijambo ukavuga uto yahanditswe gutya na gutya, handitswe gutya na gutya. Umugaragu w'Imana Dawidi yavuze amagambo akomeye cyane, yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagutumuraho. Birasobanura ngo iri jambo ry'Imana duhora twiga ijambo ry'Imana, turishyira mu bwonko bwacu, twibuganizamo amagambo y'ubugingo ku manywa na nijoro. Ayo magambo aragenda akadukoreramo, kandi ikintu ashinzwe gikomeye cyane, abayeho nk'inkota, ku buryo Satani agira ngo aratungutse, hanyuma ukayimushita, wamara kuyimushita akagenza gute, akitura hasi cyangwa akagenda kwirirana, hanyuma yashaka kugaruka ukamushita indi, washaka kugaruka ukamushita indi, hanyuma yarangiza baranditse ngo bahise bavuga bageze hepfo amaze kurangiza kugerageza Yesu, baravuze ngo nuko ahita amureka amutega ikindi gihe. Yesu ashimwe. Nuramuka ukoresheje iyi nkota neza,
kandi ukayikoresha nta buryarya, kandi ukayikoresha atari uburyo bwo kuryarya Imana, ukayikoresha atari uburyo bwo kwiryarya, ukayikoresha atari uburyo bwo kwigira, atari uburyo bwo kwirengera cyangwa kurengera inarijye yawe, ahubwo ukayikora mu izina rya Yesu. Kandi bikwiriye kwitwa mu izina rya Yesu koko, nta kabuza ko kurengera ko Imana izakurengera, kandi izakurengera mu buryo butangaje cyane. Ariko ijambo handitse ngo rigomba gukoreshwa. Inkota y'umwuka rero igomba gutwara. Nizo mpamvu ntabwo Imana izakurengeza amagambo udashoboye, nako utigeze wiga. Amagambo uzaba warize niyo Imana izakurengeresha, azaza ku bitekerezo byawe kubera ko twize wayize ukayafata. Ni nazo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko no gufata ibyanditswe byera mu mutwe, ngafata umwanya naragize agasoma ibyanditswe byera mu mutwe, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nahoze nsoma amagambo kumwe mu bapiyoniye bacu, kumwe mu bapiyoniye b'itorero witwaga John Andrews, bavugaga uburyo ngo yari umuhanga cyane. Ntabwo ndi kwibuka ahantu nabisomye, ariko wenda wasanga nawe warabisomye. Bavugaga ukuntu John Andrews ngo yari umuhanga cyane, ngo yari yarafashe isezerano rya rishya ryose mu mutwe, ngo kandi yashoboraga gusoma Bibiliya mu ndimi zirenga 7. Ni ukuvuga ngo yari yarafashe isezerano mu mutwe. Nizo mpamvu bureka nkubwire, buriya nimubona abantu batubanjirije bagiye bakora ibintu by'ibitangaza, bakundaga bakoreshwa ibintu n'Imana mu buryo budasanzwe, burya bahaga ijambo ry'Imana agaciro, kandi ijambo ry'Imana ryavugwaga bahindaga imishyitsi ku rwego rudasanzwe. Ijambo ry'Imana ryasomagwa mu muzingo. Umuntu wabaga ufite umwuka w'Imana yabyumviraga hejuru cyane, akabyumvira hejuru mu bwonko, bigakorogoshoramo, bigatuma ahindura imishyitsi imbere y'ijambo ry'Imana, agafata gahunda yo kubigenderamo cyane. Imana itugire neza cyane kugira ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Imana itugire neza kugira ngo buri muntu wese ibi bintu abyiteho kandi abiha agaciro cyane, kuko birakomeye cyane, birakomeye kandi kwitabwaho mu buryo bukomeye. Ndagira ngo buri muntu wese azirikane ko ijambo ry'Imana rigomba kwitabwaho mu rwego rukomeye, ku rwego rukomeye kandi ku rwego rudasanzwe, ku rwego rwo hejuru cyane. Imana itugire neza cyane, buri wese abashe kubyumva kandi buri muntu wese abashe kubyitaho. Ari hepfo, Yesu ashimwe, hepfo bavuze amagambo akomeye cyane. Mu nama z'igihugu itorero hari amagambo bavuze ku bijyanye n'ibihamya. Ni icyigisho cya 14, icyigisho cya 14 mu nama z'igihugu itorero bavuze amagambo akomeye cyane. Bavuze amagambo akomeye cyane, bavuze yuko ntabwo ari na Bibiliya yonyine ikwiye kwitabwaho. Mbere yuko tujya mu nama z'igihugu itorero, nagira ngo tubanze twibuke amagambo ari mu byanditswe byera, ari mu gitabo cya urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 15 ndetse na 16. Ntabwo ndi buyaporojete buri muntu wese abashe narambure Bibiliya, hanyuma noneho abashe kuyasoma. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 16, 15 na 16. Bavuze ngo iki? Baravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibyanditswe byera byose, muri ibyo bintu nashakagamo ijambo rivuga ngo byose. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Uwo ni umurongo wa 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Birasobanura ngo umuntu w'Imana akwiriye kuba ashyitse, kandi kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse nuko agendera mu byanditswe byera byose. Birasobanura iki rero? Birasobanura ngo nta byanditswe byera ngo ibindi noneho abiha agaciro, noneho ngo ibindi areke kubiha agaciro, ahubwo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kwigisha no kutunganya.
byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Birasobanura iki? Birasobanura ngo kugira ngo umuntu abashe kujijuka, kugira ngo umuntu abashe kumenya ururo n'icyatsi, kugira ngo umuntu abashe gutandukanya ururo n'icyatsi, agomba kwiga ibyanditswe byera. Ndetse ibi byanditswe byera bigomba gukorera mu bugingo bwe. Aya magambo ndibuka neza, hari amagambo nigeze gusoma avuga ngo nta muntu uzemererwa kujya mu ijuru mu gihe atazi gutandukanya ururo n'icyatsi. Aya magambo nayo waba warayasomye. Birasobanura iki rero? Kuba umuntu atazi gutandukanya icyatsi bisobanura ko ukuvuga ngo mu yandi magambo umuntu w'umwana cyane mu bijyanye n'iby'ijambo ry'Imana risaba, mu bijyanye n'ibyo umwuka wera asaba, kandi mu by'ukuri ikibitera ijambo ry'Imana impamvu ebyiri zishoboka. Ijambo ry'Imana kugira ngo baryibuganizemo, kandi uko umuntu aryibuganizamo rigenda rigenza gute? Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo umuntu yibuganizemo ijambo ry'Imana narangiza arigenderemo ni ikintu cyihutirwa cyane. Yesu ashimwe. Murakoze cyane. Rero birasabwa ko twibuganizamo ijambo ry'Imana nyine ku rwego rukomeye. Muri kano kanya yego, kugira ngo umuntu abashe kwibuganizamo ijambo ry'Imana kandi arigenderemo nyine, icyo no kuvuga ngo ni ikintu Imana isaba buri muntu wese kugira ngo abikore. Buri muryango wose ukwiye kugira ibihe bihagije bihoraho byo kwiga ijambo ry'Imana. Ejo bundi nahoze nsubiramo amagambo twajyaga twiga, aya magambo twajyaga twiga ajyanye cyane cyane guhera muri 2011 ku isi yose. Najyaga niga ayo magambo nayasubiyemo, ndareba gahunda zabaga zihari zijyanye no kwiga ijambo ry'Imana. Bashyizeho gahunda y'amasengesho muri Luka ya 7-7-7, mu Rwanda twayise 7-5-5-7, gusenga mu ijambo, gusenga mu buryo bwihari bwa nyabwo, mu gitondo nako buri gihe, mu gitondo saa moya na nimugoroba saa moya, ukabikora mu minsi 7, iyo ari 7-7-7. Twebwe tuza gushyiraho saa 11, biba 5-5 mu minsi 7. Bashyiraho gahunda yo kwiga Bibiliya igice kimwe ku munsi, abantu bakagenda biga Bibiliya. Ibyo byashyizweho bwari uburyo bwo kugira ngo abantu babashe kubyuka kandi ry'Imana, ndetse ijambo ry'Imana iyo ryahawe agaciro ribasha kubyutsa abantu cyane. Ndetse hari n'abantu bafashe umwanzuro cya gice bakajya bakijyanana, bakiga kwa murongo wa Bibiliya cyangwa cya gice cya Bibiliya, ariko bagahita bareba igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi bijyana. Abo bantu byabagira umumaro cyane kandi byateye ububyutse budasanzwe biturutse mu gusoma Bibiliya rwose, ku buryo niba asomye igitekerezo ku bijyanye n'ibya Adamu na Eva avuze iby'irema, ahita agenda akareba mu bakurambere n'abahanuzi icyo gice nacyo akakiga, uwo munsi akumva neza ikivugwa mwabo akoresheje Bibiliya, akoresheje n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo bintu byari ibintu by'ingenzi cyane kandi byari ibintu bikomeye kandi byagiye bigira umumaro cyane. Uyu munsi imiryango myinshi ntabwo ikigira ibicaniro by'umuryango. Abantu benshi mu miryango basigaye babyuka birukanka cyane. Yesu ashimwe. Babyuka birukanka cyane, bagenda babyuka birukanka cyane. Nta mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana imiryango myinshi kigira, nta mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana no kwiherana n'Imana imiryango myinshi kigira. Mbese umwanya wo kugira ngo abantu bige rino jambo uragenda uba muke cyane. Business iragenda ifata umwanya, n'abagerageje kuryiga bahitamo amasaha agoye bituma babyiga basinzira. Kandi nasomye amagambo akomeye cyane avuga ku batubanjirije, harimo ba Martin Luther ngo mu gihe
cy'ibigeragezo bikomeye, ngo yamaraga igihe kinini asenga, ngo kandi ngo yamaraga igihe kinini yiga ijambo ry'Imana, ndetse ngo yahitagamo amasaha meza yo kubikora. Ntabwo ari we wenyine, hari n'ahantu uzasoma byagiye bibaho abantu bagiye bahitamo amasaha meza yo kwiga ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero nibyo bintu byakagombye kuturanga. Muri iki gihe ijambo ry'Imana rikwiye kutwigisha, rikaduhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse dukwiye gushyira ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana. Muvandimwe mugenzi wanjye uri kuri uyu murongo, rwose ushobora kuba uri umwigisha, ushobora kuba uri n'umwigishwa, ushobora kuba uri n'umuntu umeze gute, ushobora kuba uri umuntu rwose bigaragara unakunda ijambo ry'Imana, ariko ugasanga igicaniro cy'umuryango n'uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana kuri wowe byarasinziriye, cyangwa mu muryango wawe byarasinziriye. Uyu mwanya mwiza Imana ishyizeho wo kugira ngo twongere tubwirwe ko dukwiye gutwara intwaro zose z'Imana, ndetse tugatwara inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, birakwiriye ko uyu mwanya ukubera uw'agaciro cyane, yaba ari kuri wowe ndetse no ku muryango wawe, ku buryo umuryango wawe wongera umushyire mu kidendezi cy'amasengesho, wongera ufate umuryango wawe ushyire mu kidendezi cy'ijambo ry'Imana, wongera ufate itsinda uyoboye, wongera ufate itsinda uyoboye urishyire mu kidendezi cy'ijambo ry'Imana n'amasengesho. Basome ijambo ry'Imana kandi barishyire mu bikorwa, ndetse n'ibinashoboka abantu bazajya biha intego mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, ku buryo mbese iyo ntego yihaye abantu bagerageze kuyigeraho. Ndibuka twari dufite itsinda ryo gusenga ahantu hamwe, twajyaga tugira ibyo bihe tukiga ijambo ry'Imana, tukazagera igihe cyo kwicara hamwe, twarangiza tugatanga ubuhamya, tuvuga ngo harya ko twize ibi n'ibi, tukiga bino n'ibi, hanyuma abantu nibatanga ubuhamya bw'umutima ku bijyanye n'iyi ngingo. Yesu ashimwe. Ndagira ngo rero buri muntu wese azirikane iki kintu. Reka abantu biga ijambo ry'Imana, ariko atari ugupfa kwiga gusa, ahubwo bige banashyira mu bikorwa. Ingingo imwe navugaga ishobora gutuma abantu badindira mu bya mwuka, cyangwa Satani akabatembana mu buryo bukomeye, ni ukutiga ibyanditswe byera bafite gahunda yo kugira ngo bahinduke. Icyo ni icya mbere. Ariko ikindi cya kabiri, kuba batiga ibyanditswe byera ni kimwe, ariko kwiga ibyanditswe byera abantu bakajya babisoma bikajya mu mizingo, bikaba mu mizingo babyiga, ariko bigasoza batagenda bubahiriza ibyanditswe muri byo, bagereka bimwe ku bindi, bagereka ibindi ku bindi, ariko batabishyira mu bikorwa. Ibyo biragenda bikanangira umutima w'umuntu. Umuntu ahinduka akadayimoni kaza ubwenge mu byanditswe, cyo bita Clevadevo. Ngo ni akanyabwenge, ni agashitani kaza ubwenge cyane mu byanditswe, ku buryo ibihamya biba bitemba bitonyanga nk'amazi cyangwa nk'imvura, bigenda bigwa wagira ngo ni ukubiba amasaka, ibihamya bikaba ari byose, ariko ihinduka ry'umutima rijyanye n'ibyo bihamya ugasanga nta bihari. Ibyo rero Satani ajya akunda gutura umuntu wese ajya agenda igihe cyo kugenzura uburyo rya jambo yize ryagiye rijyana n'imibereho yize, ryagiye rijyana no guhinduka k'umutima. Ndagira ngo rwose Imana ifashe buri muntu wese, kandi ikintu cyitwa kwiyobagiza, kandi ikintu cyitwa kubura umwanya kwiga ijambo ry'Imana, cyangwa ikintu cyitwa gukirenza ibihamya waba warize bigatuma ugenda ubyoroshya cyane. Ibyo bintu ndagira ngo muvandimwe ubisuzume neza, wongere wisubiremo, urebe aho wavuye ukagwa maze wihane. Uyu mwanya uba wagiyeho kugira ngo abantu bagire ububyutse, ntabwo uba wagiyeho kugira ngo abantu baze bajye ku murongo gusa, barebe uko bimeze, barebe uko bigenda, banishimira ibibwiriza wenda bishobora kuba binaryoshye. Kuko nasomye amagambo avuga ngo Ezekiyeli, ngo Abisirayeli bari yarabahindukiye nk'indirimbo nziza, yahanuraga akabwiriza bati ngo mama we, ye baba mama we, ye baba mbega umuhungu we, dore uriya muhungu arahanura, noneho uyu munsi yatetse n'inkono, dore yayitekesheje amazirantoki, ye baba we, mbega umugabo udasanzwe, ngo yari yarababereye nk'indirimbo nziza. Ariko kugira ngo Isirayeli yihane cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Muri uyu mwanya rero natwe reka twe kumera gutyo, ahubwo twebwe mu gihe ijambo ry'Imana rituryohera, tukaba twumva rituryoheye, tukaza hano tugafashwa cyane, nimureke dufate n'igihe cyo gushyira mu bikorwa ibyo twiga.
ubwo nibwo tuzabasha kunesha umwanzi mu buryo bwose bushoboka, kandi Imana izaduha kunesha ku rwego rukomeye. Twabwiye isomo riravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Umurongo wa 16 wa 2 rwa Timoteyo 3. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Ni ukuvuga ngo nta impamvu ubona abantu benshi cyane batemera ibyaha, impamvu ibyaha byinshi bikorwa ariko wakwegera umuntu akakubwira ati siniba, sinica, sinoga, sisambana, sigira gute, ubwo se ijuru wenda hariho n'igihe natwe tuzanarihuriramo, cyangwa se wenda nzanagutanga, nzanagira gute. Ntimugacira abantu imanza. Buriya hari uburyo umuntu aba akiranuka ku rwego rwe, hari uburyo umuntu aba abanye n'Imana ye, si ngombwa ko binagaragara inyuma cyane ngo ubimenye, nta n'uwabigushinze, ikibindi giterekwa ku yacyo niba, kandi ibyanjye nta n'ubwo ukwiye kubyivangamo, umuntu wese agira uko abigenza. Ibyo bintu byose impamvu habaho kwishyigikira abantu ntibemere ibyaha byabo bakagira ubusobanuro ku byaha cyane, impamvu ni ukubera ko abantu badafata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Iyo bize ijambo ry'Imana neza, bafite gahunda yo kuryitaho, ribemeza ibyaha byabo. Kubera ko uyu munsi ashobora kuba atazi ko amashyengo ari icyaha, nasoma ko amashyengo ari icyaha, umutima we uratangira gucirwaho iteka. Uyu munsi ashobora kuba atazi ko gukora iby'isoni nke cyangwa ibiteye isoni cyangwa kurigira cyangwa kugira gute, ashobora kuba atazi ko ari icyaha, ariko yasoma ijambo ry'Imana rigahita ribimwemeza, noneho agatangira kwemera ibyaha. Igituma abantu benshi babona nta byaha bafite ni uko basoma ijambo ry'Imana gake kandi basenga gake. Ubundi uko twegera Imana, Imana igenda iduhishurira ububi bwacu, tuva mu bwiza tujya mu bundi, ariko turushaho no kwibona nanone ko turi babi. Rero kugira ngo tubashe kumenya aho twavuye n'aho tugeze, kugira ngo tubashe kumenya ibintu bihagaze mu mitima, ijambo ry'Imana uzabigenzure neza. Kubera iki umuntu afashe ibihe by'amasengesho yibonaho ibyaha byinshi byo kwatura, ugasanga abantu bafashe ibihe by'amasengesho barimo baratura, ariko mu gihe batari ugasanga bareba ibyo batura bagasanga ntabyo, bagasanga n'abakiranutsi. Impamvu ni iyihe? Ni uko icyo gihe baba bafashe umwanya wo kwicara imbere y'ijambo ry'Imana, baba bafashe umwanya wo kuryiga cyane, baba bafashe umwanya wo gusaba Mwuka Wera ngo azabagenderere. Noneho muri icyo gihe Mwuka Wera akabagenderera, agahita amurika kuri za nyuguti, yamara kumurika kuri za nyuguti, ibyanditswe byera bigasobanuka, bikemeza abantu ko ari abanyabyaha. Noneho rikagenda rikagenza gute? Rikagenda rikagutunganya, rikagenda rikakugira neza. Noneho warangiza doke rikwereka icyo cyaha kigiye kuza n'icyo gishuko kigiye kuza, hanyuma warangiza ukagenza gute? Warangiza ugakira, ukabasha kumunesha. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo twongere dusome amagambo ari hariya, ni amagambo akomeye cyane, ngira ngo Imana idufashirizemo cyane. Banditse ariya magambo mihamya mu nama z'igitoro nahoze nsoma ku bijyanye ku cyigisho kivuga ku bijyanye n'ibihamya. Bavuze amagambo avuga ibihamya bikwiriye gushyirwa muri buri rugo rw'abakomeza isabato. Noneho mvuye ku bijyanye na Bibiliya gusa, abantu benshi kuvuga ngo hari Bibiliya, ariko ubu ngubu hari n'ubufilozofe, hari n'ubucurabwenge, ndetse muri bamwe mu bizera, mu bavuga ko bizera ubutumwa bwo muri kwa gatatu, mu badivantisi umunsi wa karindwi, yewe n'abashobora kuba babwiriza ubutumwa, harimo haragenda hakura ubucurabwenge cyane bwo kugenda umwuka w'ubuhanuzi ushyirwa ku ruhande. Noneho Bibiliya bakavuga bati Bibiliya yonyine, kandi muri umuntu ashyira umwuka w'ubuhanuzi ku ruhande, Bibiliya yonyine kiba ari igihamya cy'uko na Bibiliya ubwayo ntayo yemera. Haba hari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo mperutse guhura mujya muhura nabyo cyane, hari n'igihe mperutse guhura nabyo ahantu rwose hasa n'ahabaye deba ikomeye ku bijyanye n'iyo ngingo. Ariko ndagira ngo babwire bavandimwe, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Niba rero muvandimwe ushaka kugira ngo ukiranuke, niba muvandimwe ushaka kugera ku rugero Imana ishaka, birasaba yuko ibyanditswe byera byose ubiha umwanya mu mibereho yawe. Birasaba yuko ibyanditswe byera byose utarobanura ibyanditswe byera ngo bimubyemere hanyuma ibindi nurangiza ugenze gute, nurangiza ubyange. Ahubwo birasaba yuko buri jambo ry'Imana
rigomba kwakirwa kandi rikagenderwamo mu rwego rukomeye cyane, bikagenderwamo na buri wese kandi bigahabwa umwanya mu buzima bwa buri munsi bw'imibereho yacu. Ndagira ngo mbwire abantu bose kugira ngo iki kintu bagire agaciro kandi bafate umwanya wo kwiga Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Hari n'abantu benshi batagira ibyanditswe byera, hari n'abantu benshi batagira Bibiliya, hari n'abantu benshi usanga bafite amafaranga menshi, wenda dushobora no kuba duhuriye kuri uyu murongo, ariko ugasanga nta gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi agira, ugasanga nta na Bibiliya agira, kandi ugasanga afite telefone wenda igura amafaranga nk'ibihumbi 200, ugasanga afite n'irindi terambere ridasanzwe, ugasanga yambara neza rwose bidasanzwe, ugasanga abayeho neza mu buryo bugaragara bujyanye n'amikoro, ariko ugasanga nta byanditswe byera agira. Ndagira ngo icyo kintu bana b'Imana tubashe kugenza gute kukihana. Banditse y'amagambo baranditse ngo ibihamya bikwiriye gushyirwa muri buri rugo rw'abakomeza isabato, kandi bene data bakwiriye kumenya agaciro kabyo maze bagahendahenderwa kubisoma. Urumva ko ari uguhendahenda? Nuko ngo niba n'abantu batabishaka no kubisoma bakwiriye kubihendahenderwa. Mu ndi wacu abantu bakwiye kubihendahenderwa, amatsinda dusengamo bakwiye kubihendahenderwa, ahantu tubarizwa hose bakwiye guhendahenderwa kwiga ibyanditswe byera, kubera ko nabyiga kandi agakangurirwa ko agomba kubyiga asenga yicishije bugufi, bizasohoza Imana yemeje umutima w'ikigomba icyo ishaka kuwemeza. Ngo umugambi wo gusuzugura ibyo bitabo maze mu itorero hakaboneka bimwe muri byo si ubwenge, bikwiriye kuba mu bitabo bya buri muryango wose maze bikajya bisomwa hato na hato. Nimujye mubishyiraho bishobora gusomwa na benshi, mu kigo cyo kugira ngo mufate amafoto, nimurangiza muba ariyo mutaka muri salo, utake ku meza amafoto yawe, utake ku meza amafoto y'ubukwe bwawe, utake ku meza amafoto y'imiryango, utake ku meza ibi n'ibi, usanga watatse amashusho. Hari n'abantu bitwa abana b'Imana, ugenda wagera mu miryango yabo ugasanga hapanze amashusho y'abahanzi, amashusho y'abantu bafite inyogosho z'akataraboneka, amafoto y'abantu bafite uburyo basokoza imisatsi mu buryo budasanzwe, amafoto y'abantu bafite za style zidasanzwe mu myambarire. Ugasanga ibyo bintu biragiye biratatse, nibyo bintu abantu baza bageze mu miryango, barangiza akaba aribyo atangira gusoma ku rukuta hose, cyangwa yarangiza akaba aribyo aterura ku meza agatangira kureba amafoto y'abagize umuryango n'ubukwe bwabo. None ugasanga aribyo byatwaye imbaraga z'abantu, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimushyire ibyanditswe byera ahantu abantu babasha kubibona, barangiza bakabisoma. Namwe ubwanyu mufate igihe gikoraho kandi igihe gikomeye cyane, buri muryango ugira ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana mu buryo buri siriyasi, mu buryo bufatika kandi bw'ingenzi. Bikwiriye kuba mu bitabo bya buri muryango wose, ukwiye kugira ibitabo reka mabwire. Hari cyane cyane nko mu bihugu ibitabo bitanditswe mu rurimi rwabo, usanga hari igihe ibitabo bimwe bigenda bihindurwa, ukabona hajemo ibintu byo kutabyitaho, ugasanga hazahindurwa ikindi nyuma y'igihe runaka, ugasanga biratinze, ugasanga rimwe na rimwe mbese ukabona wagira ngo nta gahunda irimo. Ariko ibi bintu by'ubunenganezi tugira, ibintu by'ubunenganezi yaba ari abashinzwe kubihindura, yaba ari abashinzwe kubika inyandiko, yaba ari abashinzwe iki, ibi bintu bigomba kwihanwa na buri muntu wese. Muntu uri hano ushobora kuba ufite ubute mu byanditswe byera, cyangwa se ukaba abantu mubana utabakangurira gusoma ibyanditswe byera, ukaba nta gihe washyizeho cyangwa se nta gihe ufata cyo kwiga ijambo ibyanditswe byera mu buryo bukomeye, kandi bikaba neza muri ya masaha meza yo kwiga, ubwonko bwawe bugicyaye, umenye yuko niba utabikora utyo urimo urigirira nabi, uyobora urabagirira nabi. Ibi bintu bikwiye gusubirwamo neza. Mwakira inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Imana idufashe cyane kugira ngo buri muntu wese abikomereho cyane. Ndashaka kubabwira nanone amagambo ari mu ntambara ikomeye, paje 181. Hari amagambo avuga cyane, avuga ati ihame rikuru, 181. Yego, ihame rikomeye baranditse ngo ihame rikuru abo bagorozi bagenderagaho, ari naryo ryarashyigikiwe n'abawaridense, Yohani Huse, Wycliffe, Luteri, Zwingli n'abandi bafatanije nabo, ryari ububasha butibeshya bw'ibyanditswe byera. Ndibuka umuntu mwaherutse gusoma, twari turi
twagize uwo wari ufite imitekerereze ya gifilozofe ashaka gucurikanga ibintu, arangije asoma amagambo muri Bibiliya ahita asoma, hanyuma noneho bahita basoma no mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi, arangije aravuga ati ibi urabona ko bidahura neza. Turamubwira tuti niba ibi bintu wumva wowe bidahura, amakuru akenshi abafitwe donc ikibazo nyamukuru kiba gifitwe nande? Ikibazo kiba gifitwe n'umuntu uri kwigisha, uri kwiga ijambo ry'Imana cyangwa urimo abisoma, niba yumva bidahuza, kubera ko ijambo ry'Imana rirahuza mu buryo bwose bushoboka. Iyo rero wumva bitari guhuza kandi byose ari ibyanditswe byera, ari Bibiliya cyangwa umwuka w'ubuhanuzi, ubwo ni ukuvuga ngo wowe ukwiye guca bugufi imbere y'Imana kugira ngo ibyo bintu Imana ibihurize muri wowe bisobanuke neza. Yesu ashimwe cyane. Rero ariya magambo nasomye mu mbabarire, ariya magambo nasomye mu nama zigirwa itorero, ni volume ya mbere ku ipaje y'129, paje 129, volume ya mbere mu nama zigirwa itorero, volume ya mbere paje y'129, mu cyigisho kivuga ngo mu cyigisho cya 14, cyigisho cya 14 cya 13 kivuga ibijyanye na Bibiliya, yego, uburyo igomba kwakira, ikemerwa, ikizerwa ndetse n'ibihamya bya mwuka w'ubuhanuzi. Hanyuma icya 14 nacyo kigendera muri uwo murongo. Muzareba icyigisho cya 14 hanyuma murebe kuri iriya paje maze kubabwira, ariya magambo niho muzayasanga. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ihame rikuru abo bagorozi bagenderagaho ari nabyo byari byarashyigikiwe n'abawaridense, Yohani Husi, Wycliffe, Luteri, Zwingli n'abandi bafatanije nabo, ryari ububasha butibeshya bw'ibyanditswe byera byo mugenga wo kwizera n'imikorere. Rwango yaba ari imikorere ndetse n'ibyo twizera bigomba kuba bishingiye kuki? Bigomba kuba bishingiye ku byanditswe byera. Bahakanye uburenganzira bwa papa, inama z'idini, abapadiri ndetse n'umwami ubwe ku byerekeye kugenga umutimanama mu bijyanye n'idini. Bibiliya niyo yari umugenga wabo, kandi ibyo yigisha nibyo basuzumishaga inyigisho zose n'ibivugwa byose. Kwizera Imana n'ijambo ryayo byakomezaga abo bantu b'imbonera igihe batangaga ubuzima bwabo bapfira ku nkingi z'umuriro. Ubwo ibirimi by'umuriro byari biri hafi gucecekesha amajwi yabo bagatwikwa, Latima yabwiye bagenzi be baziraga ukwizera kwabo ati nimukomere kubw'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi turakongeza itabaza mu Bwongereza, uyu munsi turakongeza itara mu Bwongereza, kandi nk'uko mbyibwira ntirizigera rizima. Haleluya. Abantu iyo bari kwiga ijambo ry'Imana barangiza bakaryerereza, barangiza bakaribwiriza nk'uko riri, barangiza bakariha agaciro nk'uko riri, bakarijyana batagendeye ku myumvire. Hano bavuze ibintu bitagomba kwitabwaho cyane. Uburenganzira bwa papa ku bijyanye no gutanga umurongo mu byanditswe byera, uyu murongo no. Kabiri, uburenganzira bw'inama z'idini mu kugaragaza uko ibyanditswe byera bigomba gusobanurwa mu buryo ntabwo zemewe, nta burenganzira zifite. Abapadiri ndetse n'abanyapolitiki ubwabo, niyo umwami yaba perezida cyangwa minisitiri cyangwa undi umeze ate yashyiraho uburyo umurongo w'ibyanditswe byera ugomba gusobanurwa n'uburyo ugomba kugenderwaho ku byerekeye no kugenga umutimanama mu bijyanye n'iby'idini, ibyo bintu nta burenganzira babifitiye. Bibiliya niyo mugenga wacu, kandi iryo jambo ry'Imana rigomba kugenga ubugingo bwacu. N'ubundi iri hame rirajyana na sola scriptura, ibyanditswe byera byonyine nibyo byose. Imana n'ijambo ryayo by'abantu b'imbonera igihe batangaga ubuzima bwabo ku nkingi z'umuriro. Ubwo ibirimi by'umuriro byari biri hafi gucecekesha amajwi yabo bagatwikwa. Uyu Latima yabwiye bagenzi barababwira tumva nimukomere kubw'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi turakongeza itabaza mu Bwongereza, kandi nk'uko mbyiringira ntirizigera rizima. Yesu ashimwe cyane.
nimunyemerere dukongeze ijambo ry'Imana mu bihugu tubarizwamo, munyemerere dukongeze itabaza mu Rwanda, munyemerere dukongeze itabaza, munyemerere dukongeze itabaza mu mitima yacu, munyemerere dukongeze imitima yacu mu miryango yacu, dukongeze itabaza ry'ijambo ry'Imana mu miryango yacu, munyemerere dukongeze itabaza ry'ijambo ry'Imana mu baturanyi bacu, nimunyemerere dukongeze ijambo ry'Imana, itabaza ry'ijambo ry'Imana mu duce tubarizwamo, mu bihugu byacu, mu migabane yacu ndetse no ku isi yose. Buri muntu wese niyumve ko inshingano mu gace abarizwamo. Ushobora kuba uri mu Rwanda uhafite inshingano ikomeye cyane, ushobora kuba uri mu Burundi uhafite inshingano ikomeye cyane, ushobora kuba uri muri Canada cyane, ushobora kuba uri muri Amerika uhafite inshingano ikomeye cyane, ushobora kuba uri mu Bubiligi, ushobora kuba uri mu Bushinwa, ushobora kuba uri muri Zambia n'ahandi hose, ahantu hose wabarizwa ku isi, mu gihugu icyo ari cyo cyose kuri iyi si, urasabwa kuhakongeza ijambo ry'Imana, iri tabaza rikamurika mu buryo bushoboka bwose, kandi abantu bagatozwa kugenderamo, abantu bagatozwa kurikoresha basoma kandi basenga mu buryo budasanzwe. Uzaba ukoze ikintu gikomeye cyane mu mibereho y'inyokomuntu. Imana ikugire neza cyane kandi gushoboze kubigenderamo ndetse no kubyitaho cyane. Ndagira ngo nsabe buri muntu wese iki kintu akizirikane cyane, mutware inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'iki, ariyo jambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo mu Bwongereza gushinga imizi k'ubuprotesitanti nk'idini y'igihugu cyose byaje kugabanuka, babivuze ku 183, ariko itotezwa ryo ntiryahagaraye burundu. Nubwo nyinshi mu nyigisho za Roma zari zaranzwe, hari imihango yayo itari mike yakomeje kubahirizwa. Igihe cyose reka mabwire ngo banze kwemera ubutware bw'ikirenga bwa papa, ariko mu mwanya we bahashyira umwami ngo abe umuyobozi mukuru w'itorero. Mu mihango y'itorero hari hakiri uguhabana gukomeye n'ubutungane ndetse no kwicisha bugufi biranga ubutumwa bwiza. Ihame ry'ingenzi rishyigikira umudendezo mu myizerere ryari ritarabacengera. Nubwo abayobozi b'abaprotesitanti batigeze bitabaza kenshi gukora ubugome buteye ubwoba bwakoreshwaga na Roma mu kurwanya ubuhakanyi, uburenganzira bwa buri muntu bwo kuramya Imana nk'uko umutimanama we umutegeka ntibwitabwagaho. Abantu bose basabwaga kwemera amahame no kubahiriza uburyo bwo gusenga byategetswe n'itorero ryariho. Mu gihe cy'imyaka magana menshi, abitandukanyaga n'itorero batotezwaga ku rwego rwo hejuru cyangwa se urworoheje. Reka mbabwire, ntabwo nshaka kujya muri byinshi cyane, ariko ndashaka kubabwira ngo igihe mu Bwongereza bari batangiye kwemera ubugorozi, ariko noneho Satani agahita bakatana, bagahita bongera bagahita bashyiraho sisiteme imeze nk'iya Kiliziya Gatolika, itorero rigahita ryegurirwa umwami ngo ariyobore, hanyuma rikajya mu biganza bya politiki. Icyo gihe hahise havuka ikibazo gikomeye cyane, kandi bituma n'ubundi ingorane zari zihari, imigenzo n'imiziririzo bya Roma bitaboneka mu ijambo ry'Imana byongeye guhabwa intebe. Kandi aho imigenzo n'imiziririzo byamaze guhabwa intebe, ijambo ry'Imana n'amategeko yayo bishyirwa hasi. Ariko ijambo ry'Imana ryererejwe, imigenzo y'abantu n'imiziririzo y'abantu bishyirwa hasi. Ni nazo mpamvu buri muntu wese akeneye gutekereza uburyo ahagaze ku ijambo ry'Imana. Akwiye kugeranjura akareba imiziririzo n'imigenzo by'abantu bishobora kuba byarabasa ubwonko bwe, bishobora kuba byarabasa imibereho ye, bishobora kuba byarabasa imisengere ye, bishobora kuba byarabasa imikorere ye, bituma ibintu bigenda nabi cyane. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe kugira ngo buri muntu wese abashe gutekereza kuri ibi ngibi. Ndagira ngo mbinginge bavandimwe, ndagira ngo mbinginge kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo buri muntu wese yite ku gusoma ijambo ry'Imana, yite ku gusoma ibyanditswe byera, kandi yite ku kubibwiriza. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryose ryahumetswe n'Imana, kandi bavuze ngo buri jambo. Uwo muntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa na buri jambo. Yesu ashimwe. Iyo bavuze ngo buri jambo, ni ugusobanura iki? Birasobanura ngo buri jambo ryose ryanditswe rigomba kwigwa nk'uko riri. Nizo mpamvu abantu bagomba no kwitondera ingeri za Bibiliya. Nta mwanya afite wo kwinjira mu ngeri za Bibiliya aka kanya, ariko abantu bitondera ingeri za Bibiliya kubera ko hari amajambo amwe cyangwa amagambo amwe yagiye yahindurwa cyangwa amaparagarafu agakurwamo, abantu bakabisoma mu buryo busanzwe. Kandi Imana yagennye ko abantu batungwa na buri jambo ryanditswe byo mu byanditswe byera muri Bibiliya ndetse no mu mwuka w'ubuhanuzi.
reka mbabwire uyu munsi wenda nubwo ngira ngo nyine twenerekeze ku musozo, ndagira ngo nibutse abantu ko uyu munsi itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi uko Satani agenda arushaho kugenda turwanya, yamaze kwigarurira amadini yose, ariko noneho iryacu naryo arimereye nabi kugira ngo naryo ryigarurire. Ijambo ry'Imana kera ndibuka twigaga ibyanditswe, twigaga ibyigisho bya Bibiliya byigisha abizera cyangwa se abakuze kwiga Bibiliya. Ni ijambo ni interuro ndende, harubaje ngo dukoreshe iyihe, abashobora gukoresha iz'icyongereza mwakoresha iya King James version yabafasha cyane, izindi zigakoreshwa mu buryo gusa bwo kugereranya ibintu runaka ariko atari zo base. Mu Kinyarwanda ubundi twakoresha Bibiliya yera, nubwo nabwo nazo ifitemo utubazo runaka, ariko nibura wapfa wahengekereza. Nahoze nari mfite umushinga kubera ibintu byinshi waje kumfana, nashakaga ko nari mfite umushinga w'uko nari nawutangije muri kaminuza, ariko sinawukurikirana, ngira ibintu byinshi cyane ubwo kugira ngo hasohoke ingeri ya Bibiliya ariko isobanuye mu buryo bw'ingeri yitiriwe umwami Yakobo neza neza. Ariko uwo mushinga wenda Imana nibubashoboza ukawushoboza n'abandi turi kumwe kuri uyu murongo bigakunda, bizaba ari byiza cyane ku buryo nitugorane runaka turi muri Bibiliya yera dushobora kugenda dutungana. Ibyo wenda biramutse bikunze byaba ari ikintu cyiza, ariko mukoreshe Bibiliya yera, izindi nazo zaba reference ku mpamvu runaka zigereranya rishaka gukoreshwa, mukoreshe King James version, ibyo bizaba ari byiza cyane. Imana rero yumva iki cyifuzo nk'uko umuvandimwe nawe abivuze, dusengera Imana kugira ngo kino cyifuzo wenda kizagerwaho, niba itorero rikiri ku isi tutarageza wenda tutari twataha, ahari wenda ibyo nabyo bizagereho bishoboke. Imana rero itugire neza cyane, kandi buri muntu wese azirikane ububasha bw'ijambo rye. Reka rero dukomeze dushime Imana cyane. Nari mvuze ngo reka twongere nanone dutekereze cyane ku mikorere ya cyane y'uburyo ibyanditswe byera bigeza gute, uburyo ibyanditswe byera tubigenderamo, uburyo ibyanditswe byera twongera igihe mu miryango yacu byo kwiga ijambo ry'Imana. Imana reka mbabwire, hari abantu twagiye tugira ikibazo cy'uko Satani yakunze kwivanga, ariko reka mbabwire impamvu nuko azi agaciro ka bino bintu. Ni ukuvuga ngo ndagira ngo buri muntu wese nk'uko Satani ubwo tumva nubwo warwanije Satani, ariko nanjye ngomba kuvamo ahangaha, nanjye namaze gucyara kandi nafashe ingamba zidasanzwe zidashobora gusubizwa inyuma. Imana idufashe cyane. Nari mbabwiye cyane ku bijyanye n'uburyo Satani ari kugenda yinjirira ndetse n'ibyigisho byinshi byo ku isabato n'ibindi bitabo byinshi cyane abantu basomaga, ubu ngubu noneho bikaba biri kugenda biza mu buyobe budasanzwe. Iminota mfite ntabwo yemera ko twinjira muri iyo ngingo, ariko tuzarushaho kugenda tubiganira uko Imana iduhaye uburyo. Ariko ndagira ngo sabe ko buri muntu wese ashishoze, abe maso, kandi noneho yite ku byanditswe byera mu buryo budasanzwe. Nimureke dusenge, nimureke twige ijambo ry'Imana, mureke twige Bibiliya, mureke twige umwuka w'ubuhanuzi, kandi tugerageze gushyira imico yose twigishijwe n'ijambo ry'Imana buri mu bikorwa, buri kantu kose twigenzure, kubera ko igihe cyamaze kutugereraho cyane. Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana y'amahoro iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Munyemerere dupfukame dusenga Imana soza kino cyigisho. Abashobora gupfukama munyemerere dupfukame dusenge. Data wa twese mwiza uri mu ijuru, mu byo dukunda, turagushimye cyane kuko utugirira neza, turagushimye cyane kuko twitaho mubyeyi, turagushimye cyane kuko wandikishije Bibiliya, turagushima cyane kuko wandikishije umwuka w'ubuhanuzi. Turakwinginze mwami ngo ibyo bitabo uduhe kubigira, tubigure, tubigire, tubitunge mu miryango yacu, kandi udushoboze kubigura, tubitange, tubikoreshe mu ibwirizabutumwa. Uduhe kugira ngo tutabigira nk'inyuguti gusa, ahubwo uduhe kugira ngo dushyireho ibihe bidahinduka mu masaha meza yo kwiga, tubashe kwiga ibyanditswe byera kandi duhugutse, kandi dufate igihe mwami cyo kwigenzuza ibyo byanditswe byera. Tunafata igihe mwami cyo kugira ngo tugenzure iterambere ry'imitima yacu mu bijyanye n'uko twubahirije ibyo twasomye. Uturinde kuba ba magambo mwami, uturinde kuba abantu bicwa n'inyuguti,
kubera ko inyuguti yicisha mwuka wera atanga ubugingo. Turakwinginze mu mwuka atanga ubugingo mu mibereho yacu, maze buri jambo ryose twiga ribashe guhindura ubugingo bwacu. Tugirire neza mwami, uha umugisha abana bawe bakurikiranye rino jambo, kandi mwuka wera akorere mu bugingo bwacu. Mwuka wera adukoreremo cyane ku rwego rudasanzwe, atuma ibyanditswe byera bihabwa agaciro kandi byererezwe mu mibereho yacu. Tukwambaje twizeye ko twumvise mwami, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Amena.